Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze kuri Ndika Gospel TV. Imana ibaho umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe kandi mukomeje kudukurikira. Yesu abagirire neza. Turabashimira ko mukomeje kudushigikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari abantu badushigikira mu buryo bufadika, hari abadushigikira mu gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Bigiye hano mwese, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nukuri iri jambo ry'Imana tugiye kuganira ni ryiza cyane. Ndashaka kugira ngo uze kurikurikira kandi riraza guhindura ibintu byinshi mu buzima bwawe, haba mu buryo bwo gusenga, haba mu buryo bwo kwirukana abadayimoni. Umva, hari ibintu byinshi uri buze gusobanukirwa uyu munsi. Haleluya. Topic iravuga ngo ubwiza bw'Imana iyo buri muri twebwe, la présence de Dieu. Imbaraga z'Imana iyo ziri muri twebwe, abadayimoni baraduhunga. Abadayimoni batinya umuntu ufite imbaraga z'Imana muri we. Ufite imbaraga z'Imana muri wewe, Satani ntabwo apfa kukuvogera uko ashatse. Abadayimoni ntabwo apfa kukuvogera uko bashatse. Yesu ashimwe cyane. Izo mbaraga z'Imana rero ukwiriye kuzihishurirwa ko ziri muri wewe kandi zikorera muri wewe, ukabimenya kugira ngo utongera gutinya, utongera kugira ubwoba. Iyi imbaraga z'Imana ziri mu buzima bwawe. Hari n'ibintu bihunga utarinze no kugira icyo uvuze, utarinze kugira n'icyo ukoze. Yesu ashimwe cyane. Reka dusangire ano magambo ari mu gitabo cya Samuel wa mbere. Ni amagambo nkunda cyane. Samuel wa mbere igice cya 5, turahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Samuel wa mbere igice cya 5 duhere ku murongo wa mbere. Bibiliya avuga ngo Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana, bayikura Ebenezeri bayijana kuri Ashidodi. Iyi ni inkuru bari kutubwira. Abafilisitiya bafashe isanduku y'Uwiteka barayimura, bayivana ahantu hitwa Ebenezeri bayijana Ashidodi. Bibiliya atubwira ku murongo wa 2, isanduku y'Imana igezeye, Abafilisitiya barayenda bayijana mu nzu ya Dagoni, bayishira iruhande rwa Dagoni. Dagoni cyari ikigwigwamana cy'Abafilisitiya. Now bakoze ikosa rikomeye cyane, gufata isanduku y'Imana, isanduku y'isezerano. Ubundi mu isezerano rya kera, isanduku y'isezerano, isanduku y'Imana yagaragaza ubwiza bw'Imana, yagaragazaga presence y'Imana. Mwibuke Abisirayeli igihe cyose bajyaga ku rugamba bakitwaza isanduku y'isezerano, bakitwaza ino sanduku ngo batsindaga urugamba. Kubera iki? Imana yabaga iri kumwe nabo. Presence y'Imana, ubwiza bw'Imana bwabaga buri kumwe nabo. Mu isezerano rya kera, isanduku y'isezerano yasobanuraga ngo Imana hagati mu Bisirayeli, yasobanuraga ubwiza bw'Imana hagati mu Bisirayeli. Imana ishimwe cyane. Now Abafilisitiya rero bakoze ikosa, bafata isanduku y'Imana bayishira hamwe n'ikimana cyabo, bayishira mu nzu ya Dagoni. Haleluya. Noneho ku murongo wa 3 Bibiliya avuga ngo maze ngo Abanyashidodi babyutse kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, barayegura bayisubiza aho yari iri. Murumva ikintu cyabaye? Basanze Dagoni cya kigwigwamana cyabo cyaguye cyubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Kubera iki? The power, the presence of God, ubwiza bw'Imana bwari buri satire muri iyo nzu ya Dagoni, ku buryo ikigwigwamana ntabwo cyashoboraga kuresista imbaraga z'Imana. Presence y'Imana yari iri kuri iyo sanduku. Haleluya. Noneho abantu bakora aho ngaho baraje basanga iyi Dagoni ngo yikubise hasi, barongera barayibyutsa barayihagarika. Ku murongo wa 4 Bibiliya tubwira ngo bukeye bwaho babyuka kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umubyimba ku gitabo, hasigara umubyimba wayo gusa. Mari dufashe cyane. Inshuro ya 2 nanone cyaraguye, none kirashwanyagurika. Kubera the presence of God. Aba bantu ntibayishuriwe impamvu iki kigwigwamana cyabo cyaguye bwa mbere, bongera barakibyutsa. None inshuro ya 2 basanga cyaguye, basanga cikubise hasi. Bibiliya avuga ngo nicyo gituma abatambyi ba Dagoni n'uwinjiraga mu nzu yayo wese batarushaga bahinguka ku gitabo cya Dagoni muri Ashidodi na bugingo ngo nuko
rero ukuboko kw'iteka kwararemeraga abanyashidodi nabo mu butware bwaho, arabarimbura abateza ibibyimba. Bari bakoze ikizira. Reka nkubwire mwene data, nakubwiye ngo ifise presence y'Imana muri wewe, abadayimoni barahunga. Dagoni ntabwo yari kuresista imbere y'ubwiza bw'Imana, imbere ya presence y'Imana yari iri muri isanduku. Now ibyo byari byo mu isezerano rya kera. Isanduku y'Imana yari yubashwe cyane, yari ifite imbaraga zidasanzwe, yari ifite presence idasanzwe. Uyu munsi iyi presence y'Imana Yesu yarayizanye ayitereka mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Iyo ufite Yesu, iyo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hari presence y'Imana yaje iza gutura mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo cy'Abakorino ba mbere, Abakorino ba mbere, reka tuhasome kugira ngo tubashe kubisobanukirwa bino bintu. Ndabasaba kugira ngo tubyumve neza. Hari presence y'Imana iri mu buzima bwacu. Iyo presence y'Imana iraza gusenya ibintu byose umwanzi yubatse mu buzima bwawe, nubasha kubisobanukirwa. Abakorino ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo nimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwebwe. Yes, umwuka w'Imana ngo aba muri twebwe. Ntabwo umwuka w'Imana yaba muri wewe ngo presence y'Imana ireke kuba muri wewe, ntibikunda. Ntabwo umwuka w'Imana yatura mu buzima bwawe ngo imbaraga z'Imana zireke gukora mu buzima bwawe. Iyi presence y'Imana mu isezerano rishasha izanwa n'umwuka w'Imana mu buzima bwacu. Yesu amaze kugera muri twebwe, twahindutse umwuka umwe nawe. Ntabwo rero abadayimoni ntabwo bakwiriye kukuvogera uko bashatse. Nagira ngo wizere ibyo Yesu yakoze mu buzima bwawe. Abakorino ba 2:3-17, ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero umwami niwe mwuka. Baravuga ngo Yesu, waruzi ko Yesu nawe ari umwuka, ngo uwo mwami ngo niwe mwuka, ngo kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Yesu waramwakiriye, ngo uwo mwami niwe mwuka. Wakire Yesu, wakira n'umwuka w'Imana. Icami ibi bintu ukabitahura. Now iyo umaze rero kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uba wakira umwuka wera. Bita bigenda gute? Abakorino ba mbere 6:15. Nagira ngo usobanukiye ko presence y'Imana iri mu buzima bwawe. Ntabwo ukwiriye kongera gutinya imbaraga izo arizo zose, izabarozi zikuzimu. No. Hari presence y'Imana iri muri wowe Yesu yazanye binyuze mu mwuka wera. Abakorino ba mbere 6:15 ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Uwo mubiri wawe ntabwo ukiri uwawe, ukuboko ntabwo kukiri ukwawe, ni urugingo rwa Kristo. Ngo mbese noneho nore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya, ntibikabeho. Nimuzi yuko uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze ati bombi bazaba umubiri umwe. Umva kuri 17 sasa. Haleluya. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Haleluya. Uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Nagira nkubwire ngo niba warizeye Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wahindutse umwuka umwe. You have the same spirit. You are the same spirit with Jesus. Umwuka wari uri muri Kristo Yesu. Haleluya. Uwo mwuka ni usigaye ukorera muri wewe. Kubera iki? Kubera ko wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kandi muri ko twavuze ngo uwo mwami ngo niwe mwuka. Ibi ngibi Petero niwe yabisobanuye neza. Reka dusimbukire muri Petero wa 2. Petero wa 2 kugira ngo tubashe kubyumva neza. Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4. Bibiliya iravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose.
bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Kane, ibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe muri iyi si no kwifuza, ngo kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Byaduteye twebwe abantu gufatanya na kamere k'Imana. Wari uzi ko wafatanyije kamere yawe n'Imana? ADN yawe na ADN ya Kristo byabaye imwe kubera igikorwa Yesu yakoze cyo kuducungura tugahinduka abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ibi ndi kuvuga nibyo Yesu nawe ubwe yivugiye muri Yohana igice cya 17. Aya magambo niyo Yesu neza yavuze muri Yohana igice cya 17 ku murongo wa 22. Yaravuze ngo nanjye mbahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Ubwiza Imana yahaye Yesu ngo nibwo Yesu yaduhaye. Presence Yesu yari afite muri we, ubwiza bwari kuri Yesu nibwo Yesu yateretse mu buzima bwawe. Nawe n'ibisanduku y'isezerano yari ifite imbaraga zo gusenya ibicaniro, ibigirwamana bikikubita hasi. Ubwiza Yesu yaduhaye muri twebwe tubashije kubukoresha, presence y'Imana, imbaraga z'Imana tubashije kuzikoresha, twasenya ibicaniro byose, twasenya abadayimoni, twasenya karande, twasenya ingwara, twasenya ubukene, twasenya ubushomeri, twasenya ikintu cyose kidaturuka ku Mana. Icamukizera uyu mwanya, imbaraga z'Imana wahawe muri Kristo Yesu, presence y'Imana wahawe muri Kristo Yesu, kugira ngo utangire, haleluya, ukoresha izo mbaraga z'Imana. Jambo ry'Imana tubwira ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ngo nk'uko imbaraga zayo zikorera muri twe. Niba udafite imbaraga z'Imana zikorera muri wewe, ntabwo wabasha kunesha Satani n'abadayimoni, ntabwo wabasha kunesha ibitero by'isi. Ukwiriye gusobanukirwa imbaraga z'Imana wakiriye muri Kristo Yesu, haleluya, uzikoresha. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, Imana ibagirire neza. Data, ndagushimiye ko muri Kristo Yesu waduhaye imbaraga, kandi izi mbaraga turazikoresha dusenya abadayimoni, dusenya ibicaniro, dusenya karande, dusenya ibintu byose Satani agerageza kubaka mu buzima bwacu. Muri twebwe wadusizemo imbaraga, uhereye umunsi twakwizeye. Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, ngo yamara sigeri nkiriho, ngo ahubwo ni Kristo ari muri twebwe. Kristo uri muri twebwe, turakwinginze ngo ukorere muri twebwe iby'ubutware. Iyi si imenye ko twakwizeye kandi twagukurikiye by'ukuri. Ndagushimiye kubwa bene data bankurikiye nonaha, babashije gusobanukirwa ko muri we bafite presence y'Imana, muri we bafite ubwiza bwawe, muri we bafite imbaraga zawe, batangire kuzikoresha mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana, kiza abagwayi badukurikiye, bohora ababoshe, abaruhishijwe n'iby'isi, abaremerewe n'imbaraga z'abadayimoni, ubakize kandi ubatabara mu izina rya Yesu. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha bene data, Imana ibagirire neza. Mugende nk'abantu bafite ubutware, mugende nk'abantu bafite imbaraga, mugende nk'abantu bafite presence y'Imana. Ntiwongere gutinya ukundi, kuko Kristo atuye muri wewe, kandi wewe na Kristo mwahindutse umwuka umwe, kugira ngo mubashe gusenya iby'umwa Satani ari kugenda yubaka. Yesu abaho umugisha, musangiza abandi ijambo ry'Imana kugira ngo bakomezwe mu izina rya Yesu. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.